Ndagusuhuje ngo uhaye ikaze hano kuri iyi channel yacu. Hano tugiye kuganira ibibi by'inzoga. Ushobora kuba unywa inzoga ariko utazi ingaruka, utazi ibibi by'inzoga ku mubiri wawe. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi unywa inzoga buri gihe, winywera inzoga rwose, ariko ukaba utazi ko inzoga hari ingaruka zishobora kukugiraho cyangwa se zizakuzanira mu myaka iri imbere. Biranashoboka ko ushobora kuba uzi ko kunywa inzoga yenda bigira ingaruka mu mubiri ariko ukaba utazi izo ngaruka. Nibyo ngiye gusobanura muri iki kiganiro cya none rero, kugira ngo usobanukirwe ibibi, ingaruka zo kunywa inzoga, noneho by'akarusho ukaba unywa inzoga nyinshi cyangwa se ukaba umaze imyaka myinshi unywa inzoga. Nibyo ngiye nkubwira muri iki kiganiro cya none rero, ndatekereza ko ugiye gusobanukirwa. Batubwira yuko inzoga zirimo ibice bitatu. Hari inzoga z'ifuro cyangwa se zigira ifuro, hari n'inzoga zitagira ifuro. Ubwo inzoga zigira ifuro ni ziriya za byeri, ni ziriya za primusi, ni ziriya za mitsingi, nizo nzoga za rufuro cyangwa se zigira ifuro. Noneho hakabamo n'inzoga zigira isukari, inzoga ziremwe cyangwa se zifitemo isukari. Hakabaho n'inzoga zitagira isukari. Inzoga zigira isukari n'inzoga zitagira isukari. Noneho rero izo nzoga zose uko zose nzivuze, zaba inzoga zitagira ifuro n'izigira ifuro, zaba inzoga zikozwe ziri mu isukari cyangwa zitari mu isukari, zose zigira ikinyabutabire bita ethanol. Hari ikinyabutabire kiba muri izo nzoga zose cyitwa ethanol. Hakaba n'izindi nzoga zigira ikinyabutabire cyitwa methanol. Ibyo binyabutabire byombi mvuze rero nibyo bigenda mu mubiri bikaba byangiriza umubiri w'umuntu. Ibi binyabutabire rero bibiri biri mu nzoga bita ethanol na methanol, iyo byinjiye mu mubiri nibyo biwangiriza. Nibyo rero ngiye nkubwira ingaruka ibyo binyabutabire bibiri biba biri mu nzoga, uburyo byangiriza umubiri. Icyo ugomba kumenya rero, iyo umaze kunywa inzoga cyangwa se iyo umuntu amaze kunywa inzoga, zinyura mu muyoboro bita esophage. Uwo muyoboro uba ugana mu gifu. Iyo zimaze kugera mu gifu rero, ziva mu gifu zihita zijya mu mara. Ubwo iyo zigeze mu mara nibwo zitangira kwinjira noneho mu maraso, zikinjira mu maraso hanyuma zigahita zigera mu mwijima. Ubwo rero zigeze mu mwijima, umwijima icyo uhita ukora, uragenda ugafata cya kinyabutabire kiri mu nzoga bita ethanol, umwijima ugahita uwihinduramo, umwijima ugahita uwihinduramo, hagasigaramo ikintu bita uburozi bwitwa estaldehyde. Icyo kintu gisigara rero mu mwijima uhindura muri iyo ethanol wanyoye mu nzoga, hahita hazamo icyo bita acetaldehyde. Icyo ni nk'uburozi buba busigaye mu mubiri cyangwa se mu mwijima. Noneho iyi acetaldehyde iyo ibaye nyinshi mu mubiri niyo igenda iteza ingaruka mu mubiri. Ni ukuvuga ngo umwijima iyo umaze kwakira inzoga, umwijima umaze kwakira inzoga, uragenda ugahindura ya ethanol iri mu nzoga. Yamara kuyihindura, iragenda ikawuhindura, hagasigaramo uburozi bwitwa acetaldehyde. Iyo acetaldehyde rero iyo imaze kuba nyinshi mu mubiri niyo igenda izana ingaruka mu mubiri wawe. Ndatekereza ko ahangaha uri bukubyumva neza. Iyi acetaldehyde ni uburozi buva mu kunywa inzoga nyinshi. Icyo ugomba kukimenya, iyi acetaldehyde ni uburozi, ni ingaruka cyangwa se n'uburozi buzanwa no kunywa inzoga nyinshi. Biramenyerewe rero ko iyo umuntu yanyoye inzoga yazihaze, mukunda kubona yenda ari kugenda agwa, adandabirana, ashobora kuvuga atavuga neza, mbese ubona ko hari ikintu cyahindutse, agenda ku buryo atagenda yemye nyine mu bisanzwe. Iyo ni ingaruka rero ituruka
kuri iki kinyabutabire cyita acetaldehyde, kuko iyi acetaldehyde itera ikibazo ngo bita syndrome de Yannick-Descovy. Icyo kinyabutabire rero iyo syndrome rero, icyo kibazo nicyo gituma umuntu atangira gusinda, kuvuga ibyo ibitajyanye, kutareba neza, kudandabirana. Nicyo kibazo gihita kiza mu mubiri. Rero nanone inzoga ikintu ugomba kwimenya, inzoga nanone zishobora kugutera ikibazo cyo kuruka. Ibyo ni ibisanzwe, abantu banywa inzoga bakunda guhura n'icyo kibazo. Iyo unyweye inzoga ushobora guhura n'ikibazo cyo kuruka. Ikindi kintu inzoga ishobora kugutera iyo unyweye inzoga nyinshi, iyo umaze imyaka myinshi unywa inzoga, waba umaze imyaka yenda 10, 15, imyaka 5, bishobora kukuviramo ikibazo cyo kutazajya ugenda wemye, ukazajya ugenda mbese uri kwandika 8, niba niko nabivuga, nubwo waba utanyoye, kuko inzoga ziragenda zigakora ku bwonko. Iyo maze gukora ku bwonko rero hari ibyo zangiriza mu bwonko, noneho ya stable yo kugenda wemye ikagenda ishira, ukazajya ugenda umeze nkaho uri kwandika 8, cyangwa se uri kugenda ukora zigizage. Icyo rero iyo umaze imyaka myinshi unywa inzoga, icyo kibazo ugeraho ugahura nacyo. Ikindi batubwira rero, iyo umaze imyaka myinshi unywa inzoga, cyangwa se iyo unywa inzoga, ziragenda zikagutera indwara bita demence et denonce. Iyi ni indwara rero iza ikagufata, yenda ikakubuza yenda gufata imyanzuro, kwibuka, kwibagirwa by'akanya gatoya, ku buryo umuntu yakubwira ati mfashe izi mfunguzo, hanyuma ukibagirwa ko yaziguhaye. Yakubwira ati mpereza za mfunguzo, ukibagirwa ko wanazitaye cyangwa zaguye hasi. Cyangwa se nguhe nk'urugero, ushobora kumubwira nka nimero za telefone, ukamubwira uti 0788, hanyuma mu gihe gito uti nyibutsa za nimero nari nkubwiye, agahita zibagirwa. Iki kibazo rero inzoga zigutera iyi ndwara bita demence et denonce, ni indwara yo kwibagirwa by'akanya gatoya, ukibagirwa buri kanya, cyangwa se ntube wabasha gufata imyanzuro, ntube wabasha gutekereza bihamye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo inzoga ishobora kuguteza ibyo bibazo. Umuntu umaze kunywa inzoga imyaka myinshi, cyangwa se ukunda kuyinywa, ahura n'ibibazo nanone yenda byo kudashobora nko kwiga. Ushobora kutashobora kwiga yenda gutwara imodoka, gutwara moto, gutwara igare, ibintu nyine bisaba gutekereza, kuko inzoga ziragenda zikangiriza mu bwonko. Rero hari igice cy'ubwonko gishinzwe ako kazi ko kwibuka, gutekereza, gufata mu mutwe, kiragenda inzoga zikagenda zikangiriza icyo gice cyo mu bwonko. Iyo rero cyangiriza icyo gice cyo mu bwonko, ni hahandi usanga umuntu adashobora kugira ikintu yibuka mu mutwe, cyangwa se kuba yakwiga. Iyo ni ingaruka nanone yo kunywa inzoga. Batubwira ko noneho iyo unywa inzoga nanone, umuntu unywa inzoga cyane amaze igihe kinini anywa inzoga, ubwonko bwe bushobora kuba buto, ntabe yashobora kumenya aho ari. Kuvuga ngo niba uri yenda mu rugo, cyangwa se niba uri kugenda, ntube wabasha kumenya ngo aha hantu harazamuka cyangwa se ahantu haramanuka. Ukagenda nyine ugenda, ntumenye ngo aha haramanuka, aha harazamuka, aha haratambika. Icyo gice cy'ubwonko rero kiba cyarangiritse, ku buryo uba udafite ubushobozi bwo kumenya miliye urimo, location urimo. Niba uri kugenda mu muhanda mugari, niba uri kugenda mu muhanda muto, twa duhanda dutoya, imihanda mito, ntube wabasha gutekereza aho uherereye. Izindi ngaruka rero zo kunywa inzoga nyinshi, cyangwa se ibyago byo kunywa inzoga nyinshi, batubwira yuko abantu banywa inzoga nyinshi zishobora kubatera indwara y'igicuri, iyi ndwara yo kwitura hasi. Kuko kunywa inzoga, nababwiye ko inzoga zigenda zigakora ku bwonko, kandi ubwonko bukorana n'umubiri wose. Rero umuntu w'inzoga nyinshi bishobora kumutera indwara yo kwikubita hasi, cyangwa se indwara y'igicuri. Izo ni ingaruka zo kunywa inzoga. Izindi ngaruka zo kunywa inzoga rero batubwira yuko kunywa inzoga bishobora kugutera ibibazo yenda byo kudasinzira neza, cyangwa se ukagira ikibazo bita hallucination, cyangwa se ukazajya ubona amashusho. Uraryamye uri wenyine, ukazajya ubona ibintu abandi batari kubona. Uraryamye ukabona abantu bagenda, ukabona ibimodoka, ukabona umupira, ukabona abantu bari kurwana, mbese ukabona amashusho abandi batari kubona. Cyangwa se ayo mashusho
waba uri kumwe n'abantu ukabona ibintu ukaba ushaka kuvuga ngo uriya muntu ari gukubita undi, abantu bakibaza umuntu uri gukubita undi aho hafi bakamubura. Icyo bita hallucination ni amashusho umuntu ashobora kubona atariyo abandi batari kubona. Icyo rero nacyo ni ingaruka zo kunywa inzoga, umuntu unywa inzoga ashobora kuzahura nacyo. Inzoga murabizi nazo zishobora kugutera kuruka, kugira isereri, ibintu nk'ibyo ngibyo nazo ni ingaruka, nabyo ni ingaruka zo kunywa inzoga. Inzoga batubwira yuko zakuviramo kwigunga cyangwa se ukumva urigunze nyine, hanyuma uko kwigunga kwawe cyangwa se depression, hanyuma bikabashaka kukuviramo, bikaba byakuviramo yenda nko kwiyahura, ukaba wumva wakwiyahura wiyanze, ukumva ko abantu bakwanga, uko kwigunga kwawe nyine bikaguteza ibibazo nyine byo kwiyahura. Inzoga rero n'ibyo bibazo zishobora kukuzanira izo ngaruka. Ibindi bibazo cyangwa se izindi ngaruka zo kunywa inzoga, batubwira ko inzoga ngo zishobora gutuma yenda ugira ikintu bita trouble pipolene. Trouble pipolene rero badusobanura yuko ari ukuba aka kanya wishimye, hanyuma iminota 2 ukabura arakaye, ukagenda uhindagurika. Aka kanya uri guseka, mu kanya ukabura arakaye, ukagenda nyine uhindagurika mu mitekerereze cyangwa se mu mimerere. Ukaba uri umuntu uhinduka, umuntu yakuvugisha ugaseka, yakuvugisha gatoya ukabura mututse cyangwa se ukabura arakaye, ukagenda uhinduka, abantu bakibaza ibiri kukubaho. Bishobora guterwa n'ikibazo cy'inzoga, kuko inzoga ziragenda zikinjira mu maraso, zikagera mu mwijima, zagera ku mwijima zikagera no mu gice cy'ubwonko. Ubwo rero ubwonko bukagenda bwangirika, bikagenda bihindura imimerere yawe cyangwa se imiterere yawe. Inzoga zikaba zishobora gutuma noneho kubana n'abandi biba ikibazo, abantu bose mubanye mukagirana amakimbirane, byaba akarusho noneho kubashakanye, wowe n'uwo mwashakanye ntimwumvikane, mugahora musakuza bitewe n'iki? Bitewe n'inzoga. Inzoga nanone batubwira yuko yazagutera indwara y'ibisazi, ukaba ushobora kuba uri mu bantu ugakuramo imyenda rwose ukiruka. Iyo ni ingaruka yo kunywa inzoga. Ukaba zagutera indwara z'ibisazi, ukaba uri mu bantu rwose wibereye mu bantu, cyangwa uri mu isoko uri mu muhanda ugenda, bakajya kubona bakabona umuntu avanyemo imyenda arirutse. Icyo nacyo niyo ni ingaruka yo kunywa inzoga. Inzoga rero nk'uko bisanzwe batubwira yuko ushobora gukora impanuka zo mu muhanda. Ushobora kuba utwaye ikinyabiziga, imodoka, imoto, igare, ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, wanyoye inzoga zagutera impanuka. Rero niyo mpamvu ubona ko haje na campaign bavuga bati nta mushoferi ugomba kunywa inzoga atwaye imodoka. Icyo bavuga ngo don't drive and drink, nta kunywa no gutwara. Ni ukuvuga ngo umuntu wanyoye inzoga ntabwo yakagombye gutwara ibinyabiziga, kuko bishobora kumuviramo ingaruka zo kuba yakora impanuka. Ingaruka zo kunywa inzoga ni nyinshi. Ushobora kwishora mu busambanyi, ukaba wakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ukaba waharwarira indwara, kuko ntabwo uba ufite control muri wowe, ntabwo uba ufite ikintu cyo gutekereza ibyo ugiye gukora. Urumva rero bishobora kugutura muri uwo mutego. Aha ngaha rero reka tuvuge ku bagore cyangwa se ku bamama banywa inzoga batwite. Abantu banywa inzoga batwite, iyo unywa inzoga utwite zikugiraho ingaruka wowe utwite n'umwana utwite. Bikaba bishobora kuviramo umwana utwite kuba adashobora kuba yakura neza cyangwa se bikaba byamutera n'indwara yo kuzavuka adashitse, cyangwa se kuvuka afite ubwonko butoya, akaba yaba debile cyangwa se akaba umuntu utuzuye, ku buryo byazamugora yenda nko kugira icyo yimarira uwo mwana ubyaye, kwiga, gukora ibindi byose, ukaba ari ibibazo wateye uwo mwana wawe bitewe n'inzoga nyine wanyoye umutwite. Bagira inama rero abamama, ababyeyi batwite ko mu gihe utwite utagomba kunywa inzoga, yaba inzoga nkeya yaba inzoga nyinshi. Inzoga uko yaba ingana kose, umuntu utwite ntabwo yemerewe, kuko inzoga iragenda ikangiriza uriya mwana utwite. Ushobora kubyara umwana udashitse cyangwa se ufite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se utuzuye bitewe n'izo nzoga uri kunywa, ukaba ushobora kuba wihekura cyangwa se wakwangiriza umwana utwite. Ikindi kintu mugomba kumenya, kunywa inzoga zishobora kwangiriza igifu, buriya bwoya buri ku gifu
ugatwikwa, inzoga igifu kigatoboka kikangirika bitewe n'inzoga. Nababwiye ko inzoga ziri mu bwoko bwinshi, hari inzoga zikaze z'amarikeri, hari inzoga za rufuro, hari inzoga zoroshe. Ubwo rero byaterwa n'inzoga unywa. Rero ushobora kunywa inzoga zikagenda zigatwika buriya bwoya bwo mu gifu, hanyuma igifu kigapfumuka. Ibindi bintu wamenya ku ibi by'inzoga, inzoga zishobora gutera umuvuduko w'amaraso, stroke. Stroke ni kwa guturika kw'imitsi y'ubwonko, ugasanga utangiye kuba paralize, ukarwara icyo bita stroke. Inzoga zishobora kugutera guhitwa, icyo bita diarrhea cyangwa se constipation, kugara mu nda. Inzoga zishobora gutuma urwara impyiko, kuko murabizi ko ibintu byose binyuze mu mubiri impyiko zirabiyungurura. Rero izo nzoga zishobora kwangiriza impyiko. Inzoga zishobora kugutera ikibazo cy'umutima. Inzoga zishobora kugutera indwara y'umwijima, kanseri y'umwijima, cyangwa se na kanseri ya pancreas, urwagasha. Inzoga zishobora kugutera kurwara amara, ukagira ikibazo cyo mu mara, ukarwara amara agapfumuka, agatoboka, cyangwa se ukarwara na kanseri y'amara. Murumva ko ibyo byose ari bibi byo kunywa inzoga. Abantu banywa inzoga yenda bitewe n'impamvu nyinshi, bitewe nuko yenda badasobanukiwe ibibi by'inzoga, ariko ubu ngubu umaze kumva iki kiganiro ahita wumva ibibi by'inzoga. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi unywa inzoga ukavuga ko se ko navutse nakuze ababyeyi banjye banywa inzoga, nanjye nkaba ngeze imyaka 60 unywa inzoga. Ubwo ngubwo ibyo bibi by'inzoga ni ibihe? Birashoboka ko waba wikerensa ko inzoga zitafite ingaruka mu mubiri, ariko ingaruka zo kunywa inzoga ni nyinshi cyane. Niyo mpamvu mubona harabayeho n'amakampeyini gukangurira abantu kunywa gake. Niba udashoboye kuzirika basinywa gake. Ni impamvu yahagurukije minisante cyangwa se minisiteri y'ubuzima kugira ngo bakangurire abantu kugabanya igipimo cy'inzoga banywaga. Nuko bazi neza ko, cyangwa se hari impamvu yumvikana ivuga yuko inzoga ari mbi ku mubiri. Ibyo rero nibyo bibi byo kunywa inzoga. Ndatekereza ko ubyumvishe. Niba iki kiganiro cyakuryoheye cyangwa se cyagufashije, wakora subscribe cyangwa se wakora like, share, kugira ngo tuzajye dukomeza tubane mu biganiro byo kuri iyi channel. Uko tumara kwa uploading ikiganiro kikugeraho, nicyo rero narangirizaho nkubwira, hanyuma ukaba winjiye mu muryango wacu, ukazajya ureba ibiganiro byacu tunyuza kuri iyi channel.